twongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye, abakurikiye Radio Ruda, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari muri Afrika, abari mu mahanga iyo ngiyo, i Burayi, Amerika, Aziya, mu bihugu by'Abarabu, mwese turabasuhuje abakurikiye Radio Ruda. Uyu ni umunsi twongeye kugaruka muri studio tuzanye ibintu bitandukanye, tuje kuganira ku makuru y'ibintu bidasanzwe, tuje kubwira abantu mbese imigabo n'imigambi bya Ruda, ubusesenguzi dukora, gahunda zacu dufite mu kinyejana twerekejemo imbere cyangwa se no mu myaka iri imbere cyangwa no ku buyobozi bwacu, dore ko tubyitegura ko ibintu bigiye guhinduka nk'uko twagiye tubibatangariza. Turi kumwe n'abanyamakuru batandukanye, turi kumwe n'umuyobozi wacu Barafinda Sekikubo Fred, perezida wa Ruda, akaba na perezida twitegura ko mu minsi iri imbere araba ari kuri tere, ari umuyobozi uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero turi kumwe n'abanyamakuru, nagira ngo nawe babibwire. Njye uyoboye ikiganiro nitwa GM Vimuranzi nk'uko bisanzwe, nagira ngo nawe babibwire, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu tuvuge ku bintu bitandukanye ariko mwamaze kubamenya. Murakoze cyane. Ni umunyamakuru wa Radio Ruda witwa Tumwebaze Omar. Murakoze. Nanjye ndi umunyamakuru wa Radio Ruda nitwa Christian. Twagira ngo by'umwihariko duhe n'umuyobozi wacu abasuhuze, noneho dutangire ikiganiro cyacu. Murakoze cyane abo mu majyaruguru, ab'iburasirazuba, iburengerazuba, ab'amajyepfo na mu mujyi wa Kigali muri aho. Nanjye mbaye mbashimiye hano muri studio zacu zitatse neza z'amabara n'amabengeza. Ndabona mufite bitabo mwarazengurutse, mumaze gutara amakuru ni menshi meza kabisa, n'amashusho. Urabyumva cyane, tuba twakoze akazi, igihugu turakigenda, tukagenda no hanze yashusho tukaganiriza n'abaruda, tukavanayo amakuru batubwira ko rwose biteguye ibintu bimeze neza mu gihugu, isaha n'isaha tuba turi kumwe. Uyu munsi rero dufite ibiganiro bitandukanye, ariko ku isonga tugiye guhera ku kiganiro cy'abantu bita aba-DJ. Aba-DJ murabazi? Icyo kiganiro tugiye kuganiraho ni ikiganiro twakozeho ubushakashatsi, tuganira nabo, batubwira imbogamizi bafite mu kazi, batubwira ubuzima babayemo. Ese wowe aba-DJ urabazi? Aba-DJ ndabazi, ngira ngo ni abana bagenda batanga amafilime ku muhanda n'indirimbo, abatwita ngo ni aba-disc banners. Aba-disc banner wangaba usanga kenshi ndakeka bakorera United Kingdom. Usanga hano hanze hari ikibazo bakunda kugaragaza kijyanye n'imbogamizi mu mikorere yabo ya buri munsi, aho usanga twabyita ko bashyirirwaho amananiza mu kazi kabo. Hamwe usanga kugira ngo atangire akore, ubushobozi bwabo ari butoye kugira ngo aremekanye ubushobozi atangire akazi, urumvikana kugira ngo gende yahuza anyuze iburyo n'ibumoso, ariko ugasanga kugira ngo atangire gukubitira bamusaba amafaranga imbumbe y'amafaranga runaka baba bagira ngo atange muri iyo United Kingdom. Usange nanone abashiriho nanone indi misoro ya buri hato na hato ya buri munsi. Usanga iyo urebye usanga harimo imananiza. Ndakeka mugenzi wanjye nawe ndabona yabisobanura cyane, abisobanukije cyane, ni nawe wagiranye ikiganiro nabo yabisobanura cyane tukabyumva. Icyo kiganiro maze iminsi nkora ubushakashatsi ngenda mu mujyi wa Kigali, mu ntara, nagerageje gushaka amakuru ahagije ku ba-DJ, nganira nabo mu buzima busanzwe mu kazi kabo, uko bakora, uko babayeho. Naganira n'aba-DJ batandukanye, ngerageza kubabwira kubabaza ese aba-DJ mwaba mungana iki? Aba-DJ ko tubona mukora akazi, mucuruza ibihangano cyangwa mugacuruza ibihangano bitandukanye birimo amafilime n'indirimbo, imbogamizi ni izihe? Business yanyu se irunguka ibabeshejeho, biragenda? Ariko dusanga nubwo bakora ako kazi ariko baravuga bati twebwe turabangamiwe, tumeze nk'abantu bari mu mapingu, kuko dusabwa gukora ibintu bidakwitse, ibintu tutazi aho bijya, ubwo dusabwa amafaranga y'umurengera tutazi ahajya. Narabaje se izo mbogamizi ni izihe? Barambwira bati dufite icyambere, dusabwa gutanga umusoro nk'uko business zose zisorerwa. Barawutanga usanzwe w'ukwezi,
bakanatanga n'uw'umwaka. Ibyo ni ibisanzwe ku mucuruzi wese uri mu gihugu atanga umusoro. Icya kabiri bati hari koperative yashinzwe ariko twebwe tutigeze dusaba kujyamo, bo baraza bakatubwira ngo mugomba kuyijyamo, kandi nta kurekarama cyangwa se nta kubaza ngo iyo koperative ko tutabishaka. Oya, ni ku itegeko ugomba kuyijyamo nimba ugiye kuba umudije. Nabajije nagerageza kubabaza ntise mudusobanurire koperative ikora ite. Baratubwira ngo aba DJ ngo badushyizemo ibyiciro bibiri, ngo hari abise abanyamuryango bemewe n'abanyamuryango batemewe. Ese umunyamuryango ku cyangwa umunyamuryango utemewe bitandukaniye n'abanyamuryango bemewe? Barambwira bati umunyamuryango wemewe asabwa gutanga amafaranga 150 cash, icyo gihe akaba ari umunyamuryango wemewe muri iyo koperative yabo yitwa ngo ni United. Nise ibimumari iki ko yatanga ayo mafaranga 150 cash? Uwo nagerageje kuganira nawe we ni umunyamuryango wemewe ufite n'ibyo byangombwa byose n'imisoro ashobora kuba amaze atanga uwo musanzu n'iyo misoro byose nk'imyaka irenga 5. Uwaremewe ni umudije umazemo igihe kinini cyane. Ati nubwo natanze ayo mafaranga 150 ariko ndabizi ko ari akaryabarezi, sinanasubiraho ngo mvuge ngo ndashaka gusezera bampe n'igihumbi. None se aba bandi bo batemewe bo kukibitwa abanyamuryango? Ati yitwa umunyamuryango kuko asabwa gutangaho ibihumbi 50 bya buri mwaka, uko kwa mbere kugeze asabwa kuyatanga. Ayo ni amafaranga atanze kugira ngo yigure abashe gukora akazi, ntaho azajya kuyabaza, nta kibazo azagira ngo abe yatabaza ati nk'umunyamuryango wanyu nta naho afite yanditswe. Ikindi cya kabiri, asabwa nawe gutanga amafaranga 4,000 bya buri cyumweru. Ayo ni amafaranga atangwa n'umunyamuryango yabo wemewe yaba n'utemewe, bose batangangana buri cyumweru. Ayo mafaranga kutemewe yaba weme yaba utemewe ntiyitwa ko ari umugabane atanze azagaruzwa. Ayo ni amafaranga atanga agenda arayagatse. Nkoresha icyo kinyarwanda cyo hambere ku bantu bumva iyo mvugo. Ni amafaranga utanze kugira ngo wigure muri business, ntago yatanze kugira ngo agure ibihangano abashe kubicuruza. Ibyo bihangano ngo hari uburyo bohereza ngo ashobora kujya kuri koperative yabo Inyamirambo akaba yagenda agafata ibihangano atishyuye, ariko nanone yaba ari yo tike n'ibiki byose n'izo cross ntibaba babimuzaniye aho ngaho bamusabira imisoro, agahitamo kujya kubirangura n'ubundi atanzaye. N'ubundi ugasanga ibyo 4,000 nta kintu bimumariye nuko yatanga kugira ngo yigure abone amaramuko. Ni amafaranga ahoraho deja n'uburyo babakinga nabyita nk'ibikarito. Ayo mafaranga uko yatanze ari 4,000 bamuha resi yuko yishyuye akayishyira hariya. Iyo resi ntago yazayisubiza ngo ko natanze amafaranga ngo agire icyo abona, nta no kurekarama. Ni ibintu biri aho ngaho ngo bakoze ukuntu bagize ukuntu. Icyo kikaba ari ikibazo kitoroshye cyane. Nabigerageje kubabaza nti se ni gute umuntu aba muri koperative agatanga amafaranga kandi ya mafaranga atanze ntazabe yakongera kuvuga ngo aya mafaranga nayagaruza? Baratubwira bati rwose bampa n'ingero, bati bari abayobozi bacu bafite uburyo bakora imitwe umwe, kuko ngo manda yabo imara imyaka 4. Hari uwari umazeho imyaka 3 arangije ahita abonye ko ngo bagiye kuzaboditinga cyangwa se byazabe ngombwa ko akora remise, ahita yegura ahereza uwari umwungirije visi we, wahita yitegera indege yigira mu Bubiligi. Ubu niyabo ubwo umwungirije niwe wahise ajya ku buperezida kugira ngo bahunge ibyo byose y'uburyo amafaranga agerezwa n'uburyo akoreshwa. Na ibintu nakoze inkuru cyane n'ikiganiro nagira ngo by'umwihariko mpena nyakubahwa Barafinda Sekikubo Fred, nawe ndabizi ko ayo makuru ari mashyashya mu matwi ye. Twebwe abanyamakuru tuba tugenda kuri tere cyane, atubwire ese gute ubujura nk'ubwo bukorwa mu gihugu gifite ubuyobozi kivuga ko gifite mbese inzego zikora neza, ibi bintu wabibona ati? Murakoze cyane rwose, nk'uko wari umaze kubibwira abantu bose ku isi ko umusaza w'ukuri Barafinda Sekikubo Fred, umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro,
ku rwego rw'u Rwanda, akarere k'ibiyaga bigari, Afurika n'isi yose. Abo badije banjye rero mu gihugu cya Repubulika y'u Rwanda hano babakoreye akarengane k'ibihekane. Nagiye mu ntara y'Amajyaruguru, barambwiye akarengane bakorerwa ku manywa ya Ihango ya Ruhango rwose, Iburasirazuba naho nuko, n'Iburengerazuba bw'igihugu naho nuko, no mu ntara y'Amajyepfo Masesekaye nabo bararira ayo kwarika, yakwarikira abanyarwanda ubugari bibaye nk'ibyagenda gutyo. Rwose bararenganye koko, akarengane kabo n'ak'ibihekane nk'uko mpora mbivuga. Ntabwo harenganye abandi gusa, nabo bararenganye, babuze uwabarenganura, uwakabarenganuye koko arabarenganya nkana, kandi abikunze kandi abishimye, noneho bakabavuruganyamo ibyabo bakabitwara. Bazanye muri iki gihugu ibiryabarezi ngo ni amashyirahamwe, ni amakoperative asorozamo abantu imitungo yabo, abitwa abanyamuryango ku izina, bo ntibagire icyo bahabwa cyangwa babona, nka kuriya abamotari nabo batagira icyo babona, kandi bakoteza amafaranga yabo. Ubwo bamenye neza ko babafitiye imyenda yabo. Nabo ngabo babadije, nabo bita ngo ba United Kingdom, iryo shyirahamwe ngo rishinzwe kugenzura abadije, ukagira ngo baba ni ishyirahamwe rishinzwe guhanga indirimbo, bakajyanira abadije bakabacururiza, wenda bagasubirayo bagiye gufata ayo babacururije, bajya kubasoroza ayo mafaranga baba babahaye ibiki. N'ibihangano by'abaturage baba bajyaho bakaba ari byo bibyariza umusaruro, hanyuma bo bakabaho bakarinda aho batega indege, ariko aho bahungira ni kure. Babumviye mu Bubiligi n'ahandi ni kure kweri. Cyo iyo bambwira ngo bagiye mu ijuru ku Mana, aho ntari kuvuga wenda bagiye kure, naho biroroshye aho ngaho. Kino gihugu dufite icyo bita international mandate, zabagarura ni hahandi, ni bazagaruka, kandi icyaha kikwirukamo n'ubundi gishyira kikugaruye aho wagikoreye. Bityo rero ntihagire umuntu wibwira ko azajya arya yibi bya rubanda hano ngo ahunge. Twe hano abaruda tufite ikoranabuhanga, twe dushyiramo gusa amazina ye rwose n'inomero ye ya telefone, twabona n'irangamuntu twakozamo cyangwa kimwe muri ibyo, biduha ifoto ye, bikaduha n'aho aherereye, bikaduha umwirondoro we. Rwose bashyira imumu ikibirukansa, bamenye ko ntaho cyagiye kirahari, n'ubundi kizagusanga aho ngaho aho uri. Wowe uzajya ugenda uri umwere, ntugire uwuhutaza, ntugire uwurenganya, ntugire ibya rubanda wirukankana nabyo wiba. Ujye ugenda mu mahanga, tushaka muzenguruka amahanga, mukore, muhahe, muronke, mujye mutahukana umuba w'imitungo itandukanye muzana mu Rwanda muri beneri no mu yandi mabanka, ariko byumvikane neza nta kwiba abaturage mwarangiza ngo mugahungira iyo. Kirazira. Hashira imyaka 10, hashira 20, hashira 30, ubwo ni igice cy'ikinyejana. Hashira ikinyejana urabeshya, uzabizana tu. Abo wasize uhemukiye ntaho bagiye, barahari, uzabasanga bahari bagutegereje, kandi nibiba ngombwa bazanagusanga iyo bakugarure, hanyuma uzabaha imigabane yabo rwose bafitiye. Mube mubizi abafitiye abadije amafaranga, mwabadije mwe aho muri mubika amafagitire yanyu, abo bantu babafitiye ibyanyu bazayabishura rwose. Muhumure, mwe mube muri aho muri standby class 1. Akarengane mukorerwa turakazi, twarabikurikiraniye hafi, nka muganga uko akurikiranira hafi uburwayi
abukurikiranyeho umurwayi bwarembeje igihe kirekire kandi amuvugutira n'umuti. Karengane mwakorewe munakorerwa n'abo bakabakorera turakazi kandi turabazi, n'abo babikora turabazi, ariko twe turi mu gikorwa cyo kuzenguruka tugenda tubashyira ku murongo bose na aderesi zabo byose, satelite tubasetingamo neza ku mirongo ihagaritse n'imirongo itambitse bitewe n'aho ahagaze kuri aderese ye. Ku isi hose ntaho waba ngo tureke kukubona. Satelite z'abaruda zo zihagaze bwuma. Rero abo bafatanyabikorwa babo bafatanya bakajyana ibya rubanda babariganya ngo bashinze za baringa z'amashyirahamwe nk'izo, babe babyizi neza, bazadutangariza amafaranga imbumbe bakuyemo n'iryo shyirahamwe icyo ryagejeje ku banyamuryango, baba abo bavuga ko bemewe n'abatemewe. Ibyo byose bazabitumurikira, bazabimurika rwose, ntibagire ngo hari aho bizaherera. Nta bahezangundi b'abanyarwanda tugira kugeza ubu, nta muco w'abahezanguni tugira, nta n'agatsiko k'abahezanguni tugomba kugira, nta n'agateze kuzabaho. Nako gahari kabe kabizi ko kazasanga katari ko ahubwo kabikiye abantu ibyabo, bityo rero kazabibasubiza neza nta mpaka nta biki byose. Abazabinanirwa ibihano birahari bikarishye cyane, muzabisomerwa, amategeko arahari twamaze kuyashinga. Ku bw'amahire dufite hano abanyamategeko beza cyane, bityo rero keretse nimba hari akandi kabazo mwabaza mubariza abo badije. Hari konte z'amafaranga nimba barabafunguriye bazayabatangarize vuba. Amakonte bashizeho ayo mafaranga bagendaga babishyura aho bayabitse, bababwira imigabane yabo imaze kubyara ngahe. Naho ntabwo ari amafaranga y'umuntu ku giti cye ajya kwibikira ngo abike ajya avuruganya bagenzi be, abavuruganyemo amafaranga ajyane yirira beho, arindaho yuguriramo indege bamukotereza itike. Kotezasiyo z'umuntu ntizibaho yitwaje ngo ni United Kingdom. How that is very impossible. So kubw'iyo mpamvu rero perezida nyaperezida twe turaje akantu ku kandi turakazi, n'abantu bigize bakomeye cyane babyihisha inyuma turabazi. Nta muntu uzaducika. Arakoze cyane nyakubahwa. Ndakeka aba DJ iki kiganiro kigiye kubasubizamo ibyiringiro, ariko hagati aho ngaho by'umwihariko nagira ngo mbwira aba DJ cyangwa se na nyakubahwa ari busubirane ijambo ababwire iyi myaka mumaze mukorerwa ubwo bujura, dore ko ari impapuro zidafite aho zanditse bakwandikira bakaguha fagitire wishyuriyeho amafaranga, yaba ibyo 4,000 babyita nimba ari umusanzu nimba ari umusoro, ariko ntabwo ari umusoro kuko ntujya muri leta, wishyura buri cyumweru. N'ayo mafaranga 50,000 ku munyamuryango utemewe, ariko biranababaje kuba batanga amafaranga bya 50,000 witwa ngo ntiwemewe ntunazwi, RCA itakuzi kandi utanga amafaranga angana gutyo. Si amafaranga make, amafaranga 50,000 by'u Rwanda. Dore ko raporo ku kiganiro nakoranye n'abo ba DJ bambwiye bati ubundi abanyamuryango RCA nako United yemera muri RCA n'abanyamuryango 600. Ati kandi raporo igaragaza aba DJ bukuri kuri company yakoze igenzura mu minsi yashize yitwa DAD, ndakeka ni DAD, ngo yarabaze aba DJ 6,000. Ubwo agasanga muri RCA hazwiyo aba DJ 600 bonyine, 500, 5,400 amafaranga yabyo mbese ari aho ngaho mu kirere arakorera ikinirwaho ubufindo, kikaba ni ikibazo. Ariko nagira ngo by'umwihariko wenda nyakubahwa n'urwo rutonde ntiyararuzi, nagira ngo nabyo agira icyo abivugaho, ariko namusubiza ijambo. Hari mugenzi wanjye turi kumwe aha ngaha, nawe ndabona afite icyo yagiye kubivugaho. Murakoze cyane, murakoze
uriya hari ibintu biba bishekeje. Imana ishimwe, ngiye nkunda gushima Imana cyane iyo numvise ibintu nk'ibyo ngibyo muba mwagiye mukura hirya no hino, bikaza kutugaragariza ukuri nyirizina kw'ibibera hirya no hino mu baturage se cyangwa mu banyarwanda, akarengane bagenda bahura nako. Mbere na mbere reka wenda no kwirwa ngiye no kuvuga ku badije cyane, ndavuga ku kintu cyangwa se ku muntu wese witwa ko yaba yarariye amafaranga y'umunyarwanda yitwaje ngo yashinze ishyirahamwe. Aho uri aka kanya ibi ubyumve, wenda bitazagushyikira ukavuga ngo byaragutunguye cyangwa biragutunguye se cyangwa ntiwigeze ubyumva. Ruda gahunda yayo nk'uko duhora tubivuga umunsi ku wundi ni ukurenganura buri muntu urengana, ndetse no kurenganura uwarenganye mu gihe cyashize cyangwa se n'uwo bateganya kuzarenganya mu gihe cy'ahazaza. Mu byumve neza, mu mashyirahamwe, yaba mu ishyirahamwe iryo shyirahamwe ry'abadije ndetse n'andi mashyirahamwe twarabyumvise mu mashyirahamwe menshi cyane. Twarabyumvise mu mashyirahamwe y'abamotari, twarabyumvise mu mashyirahamwe mu mamodoka ya transport mu gutwara abantu ndetse n'ibintu. Ibyo byose twarabyumvise. Ikintu cyitwa ishyirahamwe mu Rwanda ryahawe intebe yo kugira ngo rirye abenegihugu bahahombere. Aka kanya cyangwa se uyu munsi turi muri iki kiganiro, amategeko n'icyaberaho kuko turayafite, twaranayanditse. Ntago twebwe tuvuga ibintu bitari mu nyandiko hato ejo mutazavuga ngo kuki ibyo mwavuze nta hantu tubibona. Twebwe biranditse. Umuntu wese uzi ko ari mu ishyirahamwe akaba hari amafaranga azi ko yanyerejwe n'ishyirahamwe, mu byumve neza muri aka kanya, azayishyurwa, ntago azahomba. Kandi buri muntu wese uzi ko yariye amafaranga y'ishyirahamwe runaka, agende yitwaje izo koperative z'abaringa zitazwi mu gihugu, zitazwi mu kigo gishinzwe guhagararira amakoperative, babimenye neza, baba barubatsemo amazu, baba baraguzemo amamodoka, igikorwa icyo ari cyo cyose bazaba barakozemo, bamenye ngo uko byakagenda kose ibi bintu bazabyishyurwa. Niyo mpamvu Ruda yashyizeho amategeko ndetse igashyiraho n'abanyamategeko bashinzwe gukurikirana icyo kibazo. Mubeho mubizi ko ibyo bintu muzabyishyura, kandi mukabyishyura ndetse mushyizeho n'inyungu z'amafaranga y'abo bantu mwakoresheje. Ikirenze kuri ibyo ngibyo, waba warubatsemo inzu cyangwa ukaba waraguzemo imodoka, ukumviye inkuru ukavuga uti wenda reka nze mbyikize hakiri kare kugira ngo iki kibazo kitazangeraho. Muntu uzagura inzu y'uwo muntu wariye amafaranga y'abo bantu, ubyumve neza, nidukurikirana tugasanga ko waraguze inzu yubatswe n'amafaranga y'abanyamuryango ba koperative runaka y'abanyarwanda bibwe muri ubwo buryo, nawe nta tegeko ufite rizakurengera ngo kuko watanzeho amafaranga yawe waguze. Ubyumve neza, ibi bintu tubivuze mbere kugira ngo nibibashyikira mutazaza kwitwaza ngo iyo tubimenya. Uwo tuzasanga yaraguze iyo nzu azayamburwa nta nteguza, kandi nta n'urubanza azashoza, kuko ntabwo twebwe dushyigikiye abantu bahombye abandi. Nuba ushaka gusubizwa ibyawe, uzatuzanira uwo mwaguze aza tugaragarize aho yakuye ayo mafaranga yubakishije iyo nzu, ndetse anatugaragarize n'iyo koperative akamaro yagiriye abanyamuryango bayo ndetse n'inyungu z'abanyamuryango, kuko nta koperative itagira inyungu. Koperative tuzi ukuntu zikora, zigiramo imigabane, abanyamuryango bagashoramo imigabane, bakagira amafaranga menshi cyane bagenda bagiramo. Ugasanga koperative umuntu ku munsi aratanga ibihumbi bitatu, harimo ay'umunyamuryango, harimo ay koperative, harimo ay'ubwizigame, ingeri nyinshi cyane. Ibi bintu rero nibibashyikira bavandimwe, ntimuzagire ngo ni ukubahohotera cyangwa ni ukubigirizaho nkana.
twebwe tuzaba turi gushyira mu ngiro amategeko twatoye kandi tunashyira mu ngiro amategeko twanditse kandi tunashaka na buri kintu icyo ari cyo cyose cyatuma uburenganzira bw'umunyarwanda ndetse n'undi muntu uwo ari wese ku isi aho tuzabasha kugera budahonyorwa. Ntabwo rero dushyigikiye ko tuzabahana, nubwo tuzabahana bwose, icyo dushyigikiye ni uko buri munyarwanda wese abaho neza, agahabwa uburenganzira bwe kandi akahabwa ubwisanzure bwe mu gihugu. Reka rero nsubize ijambo umunyamakuru waduteranirije hano muri studio kugira ngo abe yaba niba hari ikindi kibazo yaba afite twaganiraho akitugezeho. Murakoze. Tukiri kuri iyo ngingo nagira ngo mpijambo nyakubahwa nabagira icyo abivugaho, kuko ibyo ari byo byose afite byinshi yumvishe, kuko twavuzeho byinshi kandi niwe ukwiye kudushyiriraho umwanzuro kuri icyo kintu, kuko afite inararibonye mu bumenyi afite, yaba ubwo mu gihugu yaba ubwo hanze, yaba mpuzamahanga, azi uburyo amakampani cyangwa amakoperative akora n'amashyirahamwe ari yose, yaba amasosiyasiyo n'ibindi bigo runaka. Nagira ngo muhe n'abagira icyo atubwiraho. Murakoze cyane rwose, iyo ngingo irakomeye cyane. Murabona ukuntu indiri z'akarengane mu Rwanda hose ziri. Kwe tuzabafindura, tuzitahure, tuzivumbure, nubwo tutabavumbukana nk'abo bose ko babavumbukana, ariko twe dufite ubutabera bw'abaruda. Ruda ije gukuraho akarengane ako ariko kose, usibye nako k'ibihekane, ariko ako ariko kose n'agashaka kuba nk'akarengane ntabwo tuzakemerera. Yaba uwo mutegetsi ubyihisha inyuma, akihisha inyuma y'ayo makoperative, agashaka kurya iby'abaturage ngo ntaho bazabarega ngo ntibasobanukiwe iby'amategeko. Abanyamategeko baraje, turaje turenganure wese uwarenganyijwe, kandi mube mubizi. Mwikiza inyuma y'umwijima, mwikinga munsi y'igiti, mwikinga munsi y'amapurafo y'amazu mwubatse mu misanzu y'abanyamuryango. Aho hose muri mube mubizi ko mwarenganyije abantu. Ahubwo nabazaga wowe umaze kumva kino kiganiro, wumva abo bantu batakeneye kurenganurwa? Murakoze cyane. Ku ikubitiro cya mbere nk'icyahagurukije Ruda ni ukurenganura umunyarwanda n'undi mwene gihugu wese uri hano hanze, ndetse no kureba abo ngabo bari kuhezwa mu karengane, tugashakisha buryo ki bava mu karengane cyangwa se bakarenganurwa. Niyo mpamvu ngiye mbona ko ndetse n'uyu muyobozi uwo ari we wese ugenda abibona akabirebesha amaso, akarenzaho amaso, nawe mbona nawe ari umwe mu bantu bashigikiye cyangwa se umwe mu bisambo biri gushimangira no kwimika umuco w'ubusambo cyangwa se w'ubujura. Nibaza rero ko ubwo ni ubufatanyacyaha ndetse bunakabije. Nk'umuyobozi uzi amategeko akaba afatanya n'abo bantu n'ayo makoperative kugerageza kwimika cyangwa se gusigasira icyo cyaha cy'ubujura n'ubusambo, atanga ubudahangara, abakingira ikibaba kandi akebereka ko ntacyo bitwaye, afatanya nabo kwiba. Niyo mpamvu ngiye mbona ko vuba na vuba mu maguru mashya twazanye, tukwiye kuzana tugashaka igisubizo vuba na vuba, ndetse tunahumuriza abantu bagiye bakorerwa ubwo bagiye bahonyorwa ubwo buriganya bariganyijwe, kugira ngo twaje turi mu nzira, mwihangane mwarahombye birumvikana, ariko aho bigeze anga tugiye gushyiraho iherezo. Twaje turi mu nzira, turaje dukemura icyo kibazo, dukoresha itegeko. Ntabwo tuzakoresha imbaraga za force runaka, tuzakoresha force z'itegeko kandi tubarengere tunyuze mu murongo w'amategeko kugira ngo ibintu bigende neza, twubake u Rwanda rwiza, maze twese dukore mu mucyo mwiza. Murakoze cyane. Mu gihe ukiri kuri iyo ngingo birumvikana, n'uwo wese waba yararenganyijwe nawe muri abo barenganyije, nawe tuzamurenganura aho bamurenganyije, ariko ntashinzwe kuririra kuko yarenganye ngo nawe arenganye abandi. Ntabwo ari ukwihora kuri muri salo mu Rwanda, ahubwo
tugomba kurwanya akarengane k'ibihekane tufatanyije impande zose. Kubw'iyo mpamvu rero umurongo wa mbere mwe mwabadije mwe mwabamotari mwe mwabanyamataxi vatiri mwe mwarenganyijwe, abanyarwandakazi mwakuweho amamodoka yanyu mwigiriraga amataxi yakoraga hirya no hino mu gihugu hose mutanga serivisi muri transport gutwara abantu n'ibintu, mwese bakaba barabarenganyije bakabakuraho amamodoka yanyu. Uwo muntu wese uzi ko azi ko yarenganyije umuntu abe yitoza yitegura yakusanya ibya rubanda yangije n'ibihombo yabateje akarengane yabakoreye, mube mwitegura gusubiza no gusubiza ibintu mu buryo uko byari bimeze mbere, kandi mwihane mutazongera gukorera akarengane abandi, kuko mwe muba mugira ngo bizarangiriraho. Ntabwo ibintu bizarangiriraho wararenganyije umuntu wumve ko bazarekereraho. Uzi ko nanone nongere mbibabwire ko uzi neza ko yasenye inzu ya mugenzi we, turi mu gihe cya demokarasi, nta ntambara ihari, nta kuvuga ngo hari jenoside, hari ibihe by'intambara, wowe ukihandagaza ukabyuka iwawe ukarota usenya inzu y'umuntu ukumva wabyutse neza n'amapiki uragiye urasenya ukubise hasi, mukayisenya ku manywa y'ihango riva witwaza icyo uri cyo. Mu kibanza yiguriye ikibanza cye, inzu yiyubakiye ku mafaranga ye, ubyumve neza nawe ufite fagitire aho uzishyura. Nawe upfa kuba wari hejuru y'imyaka 18 ntuyobewe ikibi. Hano gacaca zarabigishije abatarize ubwo muziga, naho kugira nabi uko ariko kose ntibibaho. Nawe tekereza undi azindutse mu gatondo akavuga ngo ni yawe ntiyuzuza ubuziranenge isengo, wabyumva ari byo koko? Ubu dusizeho itegeko ngo udafite igorofa iva hano no ku kwezi, izo ni nyakatsi zose zisenywe. Nimwakumva ko mwe murenganyijwe? Abadafite zigera ku kwezi mubyumve neza, n'abafite intoya musenya mubyumve neza, ku gipimo cyabo, ku bukungu bwabo, ku kigero cyabo, nabo babumva ko ibyabo biririwe mu mibare kandi bahohotewe, kandi ibyabo byangijwe, kandi abantu bitwaje icyo bari cyo, bitwaje n'amategeko bishyiriyeho imikono agamije guhohotera abantu, kandi bo yubibakoreye batakamba cyane. Kuki bumva ku bandi bikoreka, ariko byagera kuri bo bakumva ko bo barengana? Mwumve neza, musobanukirwe, mucike kuri iyo ngeso yo kumva mwahohotera bagenzi banyu, noneho mwe byabashyikira mukumva ko ari mwe muhohoterwa. Abo bacamanza bose bazi neza ko barenganyije abantu, namwe mukemura izo manza. Nimba uzi ko warenganyije umuntu cyangwa umuntu yarenganye, musubize ibintu vuba inyuma, murenganura abo bantu, kuko nidusanga waramurenganyije kandi waruzi amategeko, niho wamurenganura ushingiye kuri iyo ngingo yo kumurenganura. Aho ni ikindi kibazo. We muntu wahawe amafaranga na mugenzi wawe akayakuguriza ukamuriganya, murabizi ibyo byose bibarirwa mu bika by'ubujura. Umuntu wibye igare rya mugenzi we azamwishyura amagare 5. Nimba umwibye igitiyo cye uzishyura ibitiyo 5. Umwibye imodoka ye uzamwishyura amamodoka 5. Umujyana televiziyo uzamwishyura amateleviziyo 5. Umujyana telefone uzishyura amatelefone 5. Amategeko mu Baruda arasobanutse, hatazagira umuntu wikinga mu cyiza cyaba ari inga runaka, kubera ko ari cyo impunity, umuco wo kudahanwa cyangwa kudahana. Ibyo mubyibagirwe, ibyo byabaye karande, turabazi ababikora. Mwahohoteye rubanda, abana babo mwahohoteye nibo bari abakene muri gufata nanone ngo n'inzererezi, bari mu ngaruka z'ibibazo mwabateje, none mwarangiza mukabakorera akarengane k'ibihekane, nanone mubafata ngo nabakene. Ababyeyi babo mwarabakenesheje, bari bifite, noneho bo bacuruza agataro cyangwa ibiki byose mukabafata ngo bacuruza bitemewe, kandi nibwo bushobozi bafite.
mwe mugashaka kubarenganya mubaziza mubashinja ko badakora bihambaye nk'ibyanyu kandi mutarabahaye ubushobozi bo bakora uko babishoboye uko babyumva uko ibyo bafitiye imbaraga mwe mugashaka ko byakwipasa miremire ibyo byose bikaba ariyo ndiri y'akarengane k'ibihekane gatuma abanyarwanda bakena ibihe byose n'uwari wifite nawe akarushaho kujya mu cyobo njya kuzimu njya bukene kibi cyane abantu bose mumaze kubakura ku busozi ndatwa bw'imibereho myiza bari bariho ubu baguye mu cyobo njya kuzimu njya bukene cy'ubukene kibi cyane urumva bafite imibereho mibi murabakura ahantu heza mubashira habi namwe ubwanyu kandi mutesize njya numva cyamunara hirya no hino mutereza abantu rimwe mwabaye intandaro yabi abo bose murumva ko mubakura mu mibereho myiza mukabakubita mu mibereho mibi bakinaga bakanagwa mu cyobo njya bukene njya kuzimu ibyo byose rero mube muzi consequences cyangwa impacts ingaruka zikomeye cyane muteza abagenzi banyu mube namwe mwitoza muzazakiriza amaboko abiri nk'uko namwe mwazi batsindagiyeho rwose ntabwo bizarangira bityo mutazanabyinira ku rukoma mwumva ngo bizanyura mu zihe nzira ngo iyi ntambara se ngo ya demokarasi se ngo mu masengesho se banyarwanda bazabasengera bapfukame amava akoboke ariko isengesho ry'Imana ntirihera Imana yakiriye amasengesho n'amarira y'abanyarwanda bose abakire n'abakene abize n'abatarize abo hafi n'abari kure ab'imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga buri muntu wese wahuye n'akarengane Imana yakiriye amarira ye yakiriye akarengane yakorewe ntabwo bizarangira bityo ahubwo turababwiye usibye na demokarasi ni na demokarasi yihuse mu bimenye usibye no kubimenya munabimenyere ko mugomba guharanira ukuri muri demokarasi yihuse ntidushaka baringa z'ibinyomaho cyangwa baringa z'ukuri ugasanga umuntu ikintu yakigize ukuri kandi ari baringa ntabwo ari byo dushaka abantu inyoni nkuru itoze intoya kuguruka abakuze batoze abakiri bato ingero nziza bareke kubatoza ibi bugizi bwa nabi nabo bihandagaza bakajya kwica abantu hirya no hino bashimuta abantu mujya kubafungira ahantu aha n'aha abica abantu bakajya kubanaga ahantu aha n'aha mwese muzaturakingwa n'ikoranabuhanga muzafatwa ikibabazo muzafatwa mufatiranwa na zabukuru zanyu ibyo nibwo muzamera mumenye ngo umuntu ni mugari umuntu muzamenye ko ari mugari uzicuza usanga ubusore bwawe warabukoresheje mu bugizi bwa nabi bizakugaruka mirere na mirere twe isi yose ubu twabaruda n'abarudakazi tukavuga tuti no turuda duto tutarafatirangamo turi kubatoza imico myiza ikinyabupfura cyiza kandi rwose kizira umuze naho mwe mushaka kwinangira nyamwanga kumva ntiyanze kubona muzibonera kandi umuntu azazira ibye yikoreye ku giti cye burya si buno mwabikoraga kera ibyaha bikarangiriraho ubu muri hagati y'ikoranabuhanga ubumenyi n'ubushakashatsi mwakozweho mwe muraho muri ibinyange rwose ntimuzi ko mukurikiranwa muzakurikiranwa ibihe byose ahubwo tubwira n'abana banyu bakiri bato bamaze gufata irangamuntu bajye baripotinga ibyanyu kuko nibatabiripotinga ibyaha mukora muri bakuru abana banyu nabo bafite irangamuntu ntibabagira inama ntibabibabuza cyangwa babimenyesha ubuyobozi inzego runaka bakabiceceka bakabigumana mukabifatanya ibyo n'ubufatanye cyaha ubwo muzabifatanya n'ubundi bihano ube ubizi uba uri umujenerali uba uri umuminisitiri uba uri umuntu ukomeye uba uri perezida ugakora icyaha ugahohotera umuturage ntaho uzacikira icyo cyaha kizakwiruka inyuma murakoze ku bw'iyo ngingo uyu ni perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred umusaza ukure umunyapolitike mwiza w'amahoro w'akataraboneka ku rwego mpuzamahanga nshingiye hano mu Rwanda politike yacu ni igifute nakataraboneka ni ukuri
kandi kuva isi yabaho nibwo mugiye kubona demokarasi yihuse n'ubutabera bwihuse kandi mu iterambere ryihuse kandi bya bose, apana bya bamwe, apana kwitwaza ngo ni bya benshi. Ubu ni bya bose, abakomeye n'abadakomeye, abetse na byose, abize n'abatarize, abagufi n'abarebare, abananutse n'ababyibushye, abana bato n'abakuze. Bityo rero abasaza n'abakecuru mwese mube muri standby class 1, ntihazagira umunyacyaha ubacika. N'aba no mu mahanga muzatwereka hari twe natwe satelite zacu zizaba zimugenzurira hafi na hafi, nka muganga uko agenzurira hafi umurwayi wamukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Tuzabakurikirana. Murakoze cyane ku bw'iyo ngingo kandi murakoze cyane kubyakira neza.